kongera email kuri YouTube cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Google. Ukanda kuri YouTube, wamara kuhakanda bigafunguka, ugakanda kuri aka kazu ko ku ruhande kanditseho iyo umaze kugakandaho ni ku muntu usanzwe ufite email yindi. Wamara kugakandaho ukaba ugeze hano, ugakanda kuri switch account. Wamara kuhakanda ugakanda kuri plus kara kanditseho guteranya. Hanyuma wamara gukanda kuri plus bakagufungurira service kuriya, bakakuzana hano. Haraho bakwemerera gushyira password cyangwa gushyiraho finger bitewe n'uburyo ukoreshamo password muri telefone. Hano bakakubwira ngo shyiramo email cyangwa nimero ya telefone, ushyiramo email yawe ushaka gushyiramo. Amara kuyishyiraho email bagahita bakujyana aho hantu ushyiraho password. Hano iyo umaze gushyiramo email yawe bwite ushaka gukoresha, bahita bakugeza hano ushyira password, ugashyiramo password yawe kuri email ushaka kongeraho. Password iyo umaze kwishyiramo ako kanya uremeza bitewe na network ufite, bigafunguka. Nivuga ngo password tumaze kwishyiramo, email yagezemo. Tugenda kuri TikTok, application ya TikTok, twamara kuyinjiraho neza. Hanyuma tugakanda kuri kara nanone kanditseho profile gashushanyijeho umuntu. Wamara kugakandaho bagahita bakuzana hano, naho yisanzwe ufiteho TikTok yindi ariko ushaka gushyira hiriya yindi cyashya ushyizemo bwa mbere. Hanyuma ukajya hariya kuri add account cyangwa se ugahitamo email ushaka hariya muzo wafunguye, ubundi ugahitamo continue with Google. Hanyuma wamara guhitamo gukomeza na Google, bakakuzanira service kwereka yuko email zawe zose zihari. Gahitamo email wumva wifuza ko wakoresha kuri TikTok yawe. Urabona email ngizi, uhitamo email ushaka cyangwa ukongeraho indi. Hariya bakubwira ngo add another account. Hanyuma yo maze kubona ibyo byose ugahitamo, uhita ubona konti yawe ya TikTok igarutse ku murongo. Nimba rumaze igihe utayikoresha ugahita ubona uburyo ikora. Nimba ari email yari imaze igihe ugahita ubona uburyo uyifungura.